partners bacu mwaramutse. Murakoze, twongeye kubaha ikaze muri komisiyo y'igihugu y'amatora. Yango hari hashize iminsi itari myinshi tukoranye ibikorwa bikomeye, nkuko mugenzi wanjye yabivuze, nanjye nongere mfata umwanya wo kubashimira cyane. Tubashimire nk'abafatanyabikorwa, mwagize uruhare rukomeye muzi yuko mu matora y'uyu mwaka 2024 twagizemo kandi turanakomeje kugiramo amatora aduha abayobozi b'igihugu cyacu. Twagize amatora ya Perezida wa Repubulika, tugira amatora y'abadepite, tukaba tunakomeje uyu munsi mu yandi matora. Twagize n'amatora y'umujyi wa Kigali, tukaba tugiye turimo gutegura amatora y'abasenateri. Niyo mpamvu nari mvuze ngo murabe ingenzi nk'abafatanyabikorwa, ari ubijyanye n'uburere mboneragihugu bushingiye ku matora mwarabikoze kandi mubikora neza, ari ibijyanye no kutugira inama mu makuru atandukanye, mu biganiro mwagiye mukora, ndetse no mwisesengura. Aho hose twebwe nka komisiyo y'igihugu y'amatora tuhavomamo ibyadufasha kugira ngo dukomeze tunoze neza imyiteguro y'amatora, ariko havemo n'amakuru kuko muri n'abanyarwanda yafasha abahagarariye abanyarwanda benshi ibyifuzo bashobora kuba bafite. Tubonere rero kubashimira cyane, mbonereho no gushimira n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye, inzego zitandukanye twagiye dukorana mu myiteguro y'amatora. Uyu munsi rero by'umwihariko nkuko nababwiye, ibikorwa by'amatora by'uyu mwaka birakomeje kandi birashimishije, yuko igihugu cyacu gikomeje guca muri iyo nzira ya demokarasi. Inzira ya demokarasi ituma twibonera abayobozi. Twabatumiye rero kugira ngo nubwo twagiye duhura n'ibinyamakuru n'abanyamakuru batandukanye mu gutegura aya matora y'abasenateri, ariko uyu munsi twifuje yuko duhurira hamwe kugira ngo dufatanye kureba aho igikorwa kigeze, niba hari n'amakuru yandi wenda mwaba mudafite tuyabagezeho, kugira ngo namwe nkuko mubisanzwe mubikora mubashe gufatanya natwe kubigeza ku banyarwanda, kuko amatora yose ari amatora y'abanyarwanda bagomba kuyamenya. Ikindi numva uyu munsi twifuje ni ukubabwira yuko nanone mu minsi iri imbere, muzi yuko muri ya sako cyangwa se rwa ruziga rw'amatora habaho igihe cyo gutegura amatora, hakabaho igihe cy'amatora, ariko habaho n'igihe cya nyuma y'amatora. Igihe cya nyuma y'amatora rero ni igihe cy'ingenzi cyane. Dutekereza nka komisiyo y'igihugu y'amatora yuko aya matora yose mu byiciro bitandukanye tumaze kuyasoza, tuzagira umwanya mwiza wo gukora isuzuma ry'imigendekere y'amatora twakoze, ariho tuzakira ibitekerezo bitandukanye mu bafatanyabikorwa batandukanye. Icyo gihe ndizera yuko ibyo turimo gutegura n'itangazamakuru nk'urwego rukomeye tuzakorana namwe kugira ngo tugire umwanya uhagije wo kuganira, wo gusuzuma ibyo twakoze, icyo twanoza, ndetse no mu matora akurikiraho uburyo bwiza twakomeza kubakira kuri byiza twakoze, ariko na byinshi abanyarwanda bagiye bifuza, ibyo bashimye ndetse n'ibyo banenze, kugira ngo tubashe gukomeza gutegura amatora neza. Uyu munsi rero turi mu gikorwa gikomeye cy'amatora y'abasenateri. Amatora y'abasenateri, muzi ko igihugu cyacu gifite inzego zitandukanye, tukaba dufite n'umutwe w'abadepite ugifite icyiciro kimwe cy'abasenateri. Abasenateri dufite uyu munsi nkuko itegeko nshinga ribiteganya, batorwa nyuma y'imyaka 5. Abasenateri tugiye gutora bazakora muri manda y'imyaka 5. Igice dushoje uyu munsi, batowe abasenateri dufite uyu munsi batangiye imirimo itariki 17 z'ukwezi kwa 10 muri 2019.
birumvikana rero yuko nk'uko amategeko abiteganya mbere bitari munsi y'iminsi 30 tugomba kuba twabonye abandi basenateri, akaba ariyo mpamvu amategeko amabwiriza yagiyeho aduha umwanya wo kugira ngo dutegure ayo matora. Ikindi twavuga gikomeye twifuje kubagezaho ni ukwibukiranya yuko abasenateri tugira ni 26. Dufite abasenateri 26 biteganywa n'amategeko, ariko baturuka mu byiciro bitandukanye. Dufite abasenateri 12 nk'uko twagiye tubisobanura. Abo ngabo 12 batorwa n'inzego zihariye zishingiye ku mitegekere y'igihugu. Turaza kubibona mu biganiro turi bugire. Abo ngabo 12 mu ntara n'umujyi wa Kigali. Mu ntara dufite inzego zihariye arizo twita inteko itora abo basenateri, biraza gusubirwaho mu buryo bwimbitse, nizo zidutorera babandi 12. N'inzego zihariye zigizwe na njyanama mu rwego rw'intara, zigizwe na njyanama z'imirenge, zikagirwa na njyanama z'uturere. Abo ngabo nibo badutorera babandi 12. Ku mujyi wa Kigali, kubera ko uturere tudafite ubuzima gatozi, tugira ku mirenge abajyanama b'imirenge ndetse n'abajyanama b'umujyi wa Kigali, nibo bagize inteko itora. Abo ngabo nibo badutorera babasenateri batorwa 12. Icyo gikorwa rero nashakaga kugaragaza babandi 26 aho baturuka. Dufite nanone abasenateri 8 bashyirwaho na Perezida wa Repubulika. Ahangaha ngira ngo murabikurikira, kubera yuko itegeko nshinga rigaragaza ko Sena idaseswa. Dufite 4 mu buryo busanzwe bashyirwaho mu gihe cy'aya matora, bandi 4 Perezida wa Repubulika bashyiraho nyuma y'umwaka umwe. Ako ibyo twabyita nkaho ari uburyo bisanzwe bikorwa, ariko itegeko rivuga yuko Perezida wa Repubulika ashyiraho abasenateri 8. Ikindi nakwibutsa ahangaha ni 4 bashyirwaho n'ihuriro ry'imitwe ya politiki. Ihuriro ry'imitwe ya politiki naryo rishyiraho abasenateri 4. Wateranya abo bose 12 n'8 bashyirwaho na Perezida wa Repubulika, na 4 bashyirwaho n'ihuriro ry'imitwe ya politiki, bakaba 26. Ubu ngubu ibikorwa byakozwe muri iyo myiteguro nuko icyambere cyari ukumenyekanisha aya matora y'abasenateri. Twaba twarafatanyije n'inzego zitandukanye kandi tukaba dukomeje. Icya kabiri cyari ukwakira kandidatire z'aba bandi 12. Ni nayo mpamvu nahereye kuri icyo cyiciro kugira ngo twumve abo twakiriye nk'abakandida ku mwanya w'abasenateri. Amategeko ateganya yuko Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yakira kandidatire z'abo basenateri bazatorwa mo 12. Icyo gikorwa cyarabaye, ariko amategeko nanone ateganya yuko iyo twakiriye kandidatire tuzisuzuma tukagaragaza bishingiye ku bisabwa, ibyo bujuje n'ibyo batujuje. Ariko icy'ingenzi nashaka kwibutsa ahangaha nuko itegeko ridusaba yuko tubishyikiriza urukiko rw'ikirenga. Abasenateri by'umwihariko bemezwa n'urukiko rw'ikirenga. Ibyo byarakozwe, urukiko rw'ikirenga rwarabisuzumye, ruduha urutonde rwemejwe. Urwo rutonde rukaba rwaratangajwe, ngira ngo mwese mwarabikurikiye. Urwo rutonde rwatangajwe rero nirwo rutonde uyu munsi igikorwa turimo cyatangiye ku itariki 26 z'uku kwezi kwa 8, kikazasoza ku itariki 14 z'ukwezi kwa 9. Ni igikorwa cyo kwiyamamaza kw'aba bakandida 12. Bakandida bazatorwamo abakandida 12. Icyo gikorwa rero cyaratangiye
ku rwego rwo guhura n'inteko itora cyabaye itariki 26 aho buri karere mu ntara bagiye bahura n'inteko itora. Kikaba rero gikomeje icyo gikorwa, turaza kubisubiramo, biraza gusobanurwa neza uburyo kirimo gukorwa n'aho bikorerwa kugira ngo mubashe kubikurikira. Muri make icyo navuga nuko imyiteguro ikomeje kugenda neza. Turakorana n'inzego z'ibanze, turakorana n'abanyamakuru, turakorana n'abandi bafatanyabikorwa ku buryo n'abakandida ubwabo twarahuye turaganira ku byo basabwa, ku byo babujijwe, ndetse tunabafasha ku bibazo bitandukanye bari bafite bifuza gusobanukirwa uko bakora neza kampeni yabo. Ikindi navuga nuko twasohoye nanone gahunda yo kwiyamamaza uko izaba imeze na gahunda rusange y'igikorwa cyo kugira ngo tuzabone abasenateri. Muri uyu mwanya ngira ngo nabasoreje ahangaha, mugenzi wanjye Executive Secretary, umunyamabanga uhoraho, umunyamabanga wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora, akaba ari butugezeho ikindi cyiciro cyandi makuru twumva mwakwifuza kumenya, ndetse tukaza kwinjira mu cyiciro cy'ibibazo n'ibisubizo mu mwanya uri imbere. Murakoze cyane. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Komisiyo y'Amatora. Namwe mwese murakoze. Ndumva nta bindi byinshi ndi bwongereho ku byo nyakubahwa Chair cyangwa Perezida wa Komisiyo y'Amatora abagejeho muri rusange. Ni ibintu bikeya gusa nongeraho. Aya matora y'abagize Sena tugiye gukora na ya 4 nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Aya mbere twayakoze nk'uko mubizi mu 2003, andi tuyakora mu 2011, aheruka tuyakora mu 2019. Icyo gihe murumva ko cyari cyagihe abagize Sena bari bagifite manda y'imyaka 7. Nyuma yaho rero muzi ko nk'uko Perezida yabivuze, itegeko nshinga ryavuguruwe mu rwego rwo guhuza manda z'abatorwa. Abasenateri nabo bagira manda y'imyaka 5. Niyo mpamvu ubu nyuma y'imyaka 5 kuva mu 2019 muri uyu mwaka dufite amatora nanone y'abasenateri akaba ariyo ya 4. Nanone nk'uko Perezida yarabisobanuye, hashingiwe ku biteganywa n'itegeko ngenga rigenga amatora, cyane cyane mu ngingo yaryo y'101, biteganya ko abasenateri batorwa hasigaye iminsi itari munsi ya 30 kandi itarenga 60 mbere y'uko manda y'abariho irangira. Yabasobanuriye ko amatora aheruka yabaye ubwo ni 2019, aheruka kuba itariki 18 kugeza kuri itariki 16 kugera ku itariki 18 z'ukwezi kwa 9 2019. Barahiye rero itariki 17 z'ukwezi kwa 10 2019 nk'uko yarabibasobanuriye. Aho niho duhera tuvuga ko dushingiye ku biri muri ririya tegeko kuri rangingo nababwiye ko amatora agomba kuba nk'uko twabiteganije itariki 16 na 17 z'ukwezi gutaha kwa 9. Ubwo habayeho kubahirizwa iriya minsi itari munsi ya 30 kandi itarenga 60 mbere y'uko manda y'abariho irangira. Twababwiye ko barahiye itariki 17 z'ukwezi kwa 10 2019. Ubibaze iyo minsi niko ipanze, kandi nanone ibyo kaba ari byo byashingiwe hajyaho iteka rya Perezida wa Repubulika rigena umunsi w'itora ndetse n'iminsi yo kwiyamamaza. Ikindi wenda navugaho ku cyo nongera ku byo nyakubahwa Perezida wa Komisiyo y'Amatora avuze, yababwiye ibijyanye no kwakira kandidatire. Mwarabikurikiranye, kandidatire zakiriwe na Komisiyo y'Igihugu y'Amatora hagati y'itariki 30 z'ukwa 7
na 11 z'ukwezi kwa munani twakiriye kandidatire zose zigera kuri 41 nk'uko yababwiye komisiyo y'amatora ntayo yanga shingiye ku itegeko zose zakiriwe zashyikirijwe urukiko rw'ikirenga. Muri izo kandidatire 41 urukiko rw'ikirenga rwemejemo kandidatire 32. Izindi 9 ntago zemejwe n'urukiko rw'ikirenga hashingiwe cyane cyane ku mpamvu enye nizo zatumye izo kandidatire zigera ku 9 zitemerwa. Impamvu ya mbere hari abakandida cyangwa umukandida yari umwe urukiko rw'ikirenga rwasanze atujuje imwe mu bisabwa mu itegeko yuko umuntu uba umusenateri agomba kuba afite ubunararibonye ibyo biri mu itegeko cyangwa mu ndimi z'amahanga experience. Ibyo biba byarashingiwe ku mirimo umuntu aba yarakoze igaragara mu mwirondoro we cyangwa muri CV. Hari uwo rero utaremejwe kubera ko byagaragaye adafite ubwo bunararibonye. Indi mpamvu yatumye hari abataremejwe hari inyandiko buriya zisabwa ziherekeza kandidatire, habamo za diplome ziriho umukono wa noteri, habamo icyangombwa kigaragaza ko umuntu atafunzwe cyangwa yafunzwe, harimo criminal record cyangwa kiriya cyemezo kigaragaza nyine ko umuntu nyine atafunzwe n'ibindi byangombwa. Harimo abatari baro babyujuje izo nyandiko batari bazitanze, abo nabo ntabwo bemejwe. Abandi hari n'undi utaremejwe kubera ko atari yakageje imyaka 40. Nanone bisabwa kugira ngo umuntu abe umusenateri nibura ugombye kuba ufite imyaka 40 y'amavuko. Hariho rero umwe utari wakayujuje, uwo nawe birumvikana ntago kandidatire yemejwe. Nanone kubijyanye n'abasenateri batorwa mu bigo mu mashuri makuru na universite zaba za leta n'izigenga, hari bisabwa nanone hari bisabwa ko kugira ngo utorwe muri icyo cyiciro ugombye kuba ufite nibura impamya bumenyi y'ikiciro cya mbere cya kaminuza, ariko uri no ku rwego rw'umwarimu cyangwa umushakashatsi wungirije mu ndimi z'amahanga babita associate professors. Harimo rero abatari babyujuje nabo muri abo urukiko rw'ikirenga rutemeje. Muri make rero ubu dufite abakandida barimo biyamamaza 32 barimo bariyamamaza, barimo 28 batorwa muri za nzego z'imitegekere y'igihugu nyakwaca yavuze, n'abarindwi batorwa muri za kaminuza n'amashuri makuru. Nabo barimo bo bazatangira kwiyamamaza itariki 5 n'ikenda, abandi bo baratangiye hashingiwe kuri gahunda ya komisiyo y'amatora yateganijwe. Ndumva wenda ikindi nagarukaho, nyakwa perezida yababwiye umubare w'abagize Sena naho baturuka mu byiciro bitandukanye, ariko wenda nababwira bari 12 yababwiye batorwa mu ntara n'umujyi wa Kigali. Bababwiye ko batorwa n'abagize biro z'inama njyanama z'imirenge ndetse kiyongeraho inama njyanama z'uturere, ubwo ni mu ntara zindi uretse umujyi wa Kigali, aho batorwa n'abagize biro z'inama njyanama z'imirenge n'inama njyanama y'umujyi wa Kigali. Tuributsa ko abo batora ni babandi twatoye mu 2021, ni ukuvuga ko nta matora aziguye, ariko abatora n'ubundi baratora mu izina ryacu nk'uko itegeko riteganya, kuko abo nibo twatoye muri aya matora navugaga. Icyo nayingireho kongeraho kugira ngo wenda dutange umwanya, nibara 12 nanone hari uburyo batorwa hakurikijwe intara n'umujyi wa Kigali. 2 batorwa mu ntara y'Amajyaruguru, umwe mu mujyi wa Kigali. Mu ntara zisigaye ubwo ni Burengerazuba, Amajyepfo n'Iburasirazuba ni 3. Nanone iyo mibare ifite ibyishingiyeho, cyane cyane ishingiye ku mibare y'abaturage batuye izo ntara, ndetse binagenda bifite naho bihurira n'imibare y'abari kuri lisiti y'itora
batora nk'uko twagiye tubitangaza. Nyakwacu rero ndumva wenda ibindi twaza kubigarukaho mu bibazo bishobora kuza kubazwa, tukaza kurushaho kujya mu magambo arambuye, ariko reka mubyemeye twatanga umwanya hanyuma tukajya mu kuganira n'abanyamakuru. Murakoze. Murakoze. Ngira ngo hari sinzi niba executive secretary abivuzeho, ariko muri babandi 26 niba bitumvikanye neza, hari babiri baturuka mu mashuri makuru, sinzi niba nari nibutse kubisobanura neza kugira ngo umubare wuzure neza. Nari navuze ko ari 26 muri rusange, 12 baturuka mu nzego batorwa n'inzego zihariye, aribo baturuka mu ntara nk'uko yari abisobanuriye, 8 bashyirwaho na Perezida wa Repubulika, 4 bashyirwaho n'imitwe ya politike, ariko hari babiri yarabivuzeho muri cya gihe bashobora kuba nari mbasimbutseho gatoya, hari babiri baturuka mu mashuri makuru na za kaminuza za leta, na babiri babiri bombi hamwe, umwe mu mashuri makuru na kaminuza za leta, n'umwe mu mashuri makuru na kaminuza zigenga. Nako nagira ngo sobanurireho gatoya niba naba nagasimbutse, nibwo bigira umubare wa 26. Kwiyamamaza nk'uko twagiye tubisobanura kuri babandi 12 mwari mubajije, kuko aribo batorwa hamwe na babandi bo ku rwego rw'abarimu, nacyo turi busobanure ku byo mugenzi wacu yarabajije, nuko mu bufatanye n'inzego z'ibanze. Ubundi kwiyamamaza birafunguye, ashobora ku giti cye kuba yakwiyamamaza imbere y'inteko itora ari we wayihamagaje akiyamamariza imbere yayo, ariko mu rwego rwo kuborohereza dufatanyije n'izindi nzego dufasha gutegura inteko itora, babandi bagize njyanama nk'uko twabivuze, tukabahuriza ahantu kuri ya matariki twari twarumvikanye ku rwego rw'uturere, noneho inteko itora babandi biyamamaza bakabiyamamariza imbere mu minota ingana, tubagenera iminota 5 kugera kuri 15 mu buryo bungana. Ariko bemerewe, amategeko n'amabwiriza abemerera kuba banakwiyamamaza mu itangazamakuru, bakoresheje itangazamakuru, ari iryandika, ari itangazamakuru mu buryo butandukanye. Bashobora no gukoresha social media, uburyo ubwo ari bwo bwose. Bashobora no kwiyamamaza bashyiraho biriya twita banners cyangwa se ibitambaro mu Kinyarwanda. Bashobora kwiyamamaza bakoze za depliya, bashobora kwiyamamaza mu buryo bwose butisha amategeko, barabyemerewe. Numva rero nk'uko wari ubibajije, inteko itora dufatanya n'izindi nzego mu rwego rwo korohereza abakandida tukayihuriza hamwe, ariko afite uburenganzira nawe kuba yayitumiza niba ubwo bushobozi abufite, ariko kenshi usanga icyo gihe kiba kibahagije. Benshi tubona bavuga ko bibashimisha, nta kibazo bibateye. Icya kabiri wisi impungenge, numva icya mbere nuko twanishimira ko dufite abantu bafite ubunararibonye kuri ruriya rwego, bafite n'ubwo buhanga, bafite n'ibigwi bitandukanye. Ariko nakubwira ko mu minsi mikeya twebwe twakurikiranye uku kwiyamamaza, ntabwo wavuga ngo uyu nguyu afite ibirenze undi. Bashobora kuba bafite ibyo batandukaniraho kimwe cyangwa ikindi, ariko benshi ukurikije abatanze kandidatire bose bafite ibigwi, bafite ubunararibonye, kuko nk'uko twababwiye bigera mu rukiko rw'ikirenga, ikintu kinini banareba nabo ni ikintu cyitwa ubunararibonye. Usanga rero abantu benshi basaba kujya muri uru rwego, nabo usanga bafite mu by'ukuri ibintu byinshi bageza ku Banyarwanda. Igisigaye nuko imyanya bari mikeya, abatora, abari mu nteko itora bafasha Abanyarwanda gutora aba bayobozi, bashyira mu gaciro, bakagira abo batora, ariko bitavuga ko abandi badafite ubwo bushobozi, ariko nuko niyo myanya bari mikeya. Numva rero nta mpamvu yuko hari uwakeka ko kanaka ari we watorwa, ntabwo uyu munsi ariko twabivuga, kuko kampeni aho zatangiriye turabona koko bishyushye kandi biryoshye. Ikindi RBA ngira ngo yabajije, nkuko nari mbisobanuye hariya, nta bibazo turahura nabyo kuva warubajije niba kwiyamamaza hari ibibazo byari byagaragara, kugeza uyu munsi turumva nta bibazo bihari.
abayamamaza baraboneka, inteko zitora ziraboneka, turumva kugeza uyu munsi nta kibazo turabona. Ku kijyanye n'abaturage kumenya aya matora aho ageze, mu by'ukuri komisiyo y'igihugu y'amatora kuva imyiteguro yatangira twakoresheje uburyo butandukanye, ari urwego rw'itangazamakuru, ariko dufite n'abafatanyabikorwa batandukanye, ari inzego z'ibanze kubasaba yuko babimenyekanisha, ariko ni nacyo gikorwa turimo gukora uyu munsi, dukomeza kubasaba kugira ngo bibashe gusobanuka kurushaho. Tuvugishije ukuri, hari bimwe usanga umuturage akeneye kumenya amakuru menshi, menshi ajyanye n'abasenateri bakora iki, batorwa bate, bazatumarira iki. Turumva rero ibyo ngibyo ari byo turimo gushyiramo imbaraga ubu ngubu kugira ngo amatora azagere abanyarwanda mu by'ukuri, nubwo atari bo babatora mu buryo butaziguye, ariko abayobozi bazajyaho ni abayobozi b'abanyarwanda. Ni ngombwa rero dufatanye namwe n'abandi bafatanyabikorwa, turemeranya nawe yuko abanyarwanda bakwiriye gukomeza kumenya aya matora aho ageze. Reka mpe mugenzi wanjye wenda nawe agire ibyo asubiza, nibiba ngombwa ndongera. Ngarutse ku byo RBA yabajije, wenda reka nongere mvuga ikindi kintu kimwe kuri aba bantu biyamamaza. Abakandida senateri biyamamaza ku giti cyabo, ntabwo iyo biyamamaza, wenda icyo nicyo tutavuze, ntago bashingira ku mitwe ya politiki bashobora kuba bakomokamo, nta nubwo ari imitwe ya politiki bamamaza aho biyamamaza ku giti cyabo, bakanatorwa no ku giti cyabo. Wenda icyo nacyo twagira ngo tukigarukeho. Ikindi ku bijyanye no kwiyamamaza, abagize inteko itora kugeza ubu baritabira hafi 100%, kandi nabo biyamamaza nta mategeko bica, perezida yarabivuze, birakorwa mu mutuzo, mu mutekano. Binagaragara ko harimo ubushyuhe bitewe n'abakandida dufite. Twakoranye inama n'aba bakandida tariki 23 z'uku kwezi mu cyumweru gishize, mbere yuko batangira igikorwa cyo kwiyamamaza, tuganira muri rusange ku bijyanye n'amatora yabo, ariko tugaruka by'umwihariko ku bijyanye no kwiyamamaza, ibyemewe, ibitemewe. Kugeza ubu rero turabikurikirana, naho biyamamariza haba hari abakomiseri, hari abakozi bacu babikurikirana. Kugeza ubu birimo biragenda neza, kandi turizera ko bizarangira neza. Kambanze ku nanone cya Marceline, mu bijyanye n'amashuri makuru na za kaminuza, inteko itora n'abarimu bose bigisha, n'abarimu cyangwa abashakashatsi bigisha muri iyo mashuri makuru na za kaminuza. Ubwo abakandida bisabwa ko bagombye kuba bari ku rwego bafite impamyabumenyi y'icyiciro cya mbere cya kaminuza, kandi bari ku rwego rw'abarimu bungirije cyangwa abashakashatsi bungirije, ubwo na associate professors. Abatora bo n'abarimu bose n'abashakashatsi bigisha muri ayo mashuri ku buryo buhoraho. Icyo nari nkigarutseho none kugira ngo gisubize ikibazo yarabaje, ati hari abo usanga bigisha aha mu mashuri ya leta bakigisha no mu mashuri yigenga. Itegeko riteganya ko abantu batorera hariya cyangwa bari abarimu batorera hariya ari abarimu bakora mu buryo buhoraho muri iryo shuri rya leta cyangwa muri iryo shuri ryigenga, no gutegura ilisiti y'itora yabo ni nacyo dushingiraho. Gahunda yabo yo kwiyamamaza ntabwo iratangira, nubwo muri rusange bemerewe kuba guhera tariki 26 z'uku kwezi bakagombye kuba baratangiye kwiyamamaza bakoresheje uburyo butandukanye, ariko ubwo buryo bwo guhura n'inteko itora nari ndimo mvuga byo bizatangira itariki 5 z'ukwezi gutaha, kuko twabonye amashuri si menshi cyane turebye na periode dufite yo kwiyamamaza. Ibijyanye n'uko komisiyo y'amatora ikorana n'ubuyobozi bw'ibigo by'amashuri, bari abantu bakaza kwiyamamaza, byo bizatangira itariki 5
ariko ubu bakaba bemerewe kuba bakoresha n'ubundi buryo butandukanye burimo gukoresha itangazamakuru no gukoresha imbuga nkoranyambaga, kumanika no gutanga ibibamamaza. Ibyo bakagombye kuba barabitangiye, ariko biriya bijyana no guhura n'abagize inteko itora bo bizakorwa kuri aya matariki navuze, bizatangira itariki 5 z'ukwezi kwa 9. Kugeza ubu dufite abazatora twatangaje by'agateganyo ko nabyitegeko rirabiteganya, ndavuga abari ku lisiti y'itora, nubwo batora mu buryo buziguye, nabo lisiti y'itora yabo igomba gukorwa igatangazwa. Twatangaje rero umubare kugeza ubu uriho 4,514, barimo 1,706 babandi baturuka mu ntara n'umujyi wa Kigali, babandi bagize za njyanama, n'2,808 baturuka mu bigo bikuru na za kaminuza. Iyo ni lisiti y'agateganyo. Ejo bundi ku cyumweru tugombye gutangaza lisiti ya burundu y'abazatora. Wenda icyo nacyo nagira ngo ntigarukeho. Reka rero nsubize wenda icyo ntirenganya yabajije yabanje gitangira mu Kinyarwanda, avuga inteko ya Sena idaseswa, ndetse akorana na reference ku itegeko, ariko yibaza ati nukubera iki badaseswa, nicyo bivuze mu miyoborere y'igihugu cyacu. So I'll proceed by trying to answer that question in English as asked. True what he has said, the Senate does not get dissolved, just as the lower chamber does. It's a design to make sure that there is continuity in terms of legislation. Whereas the lower chamber gets dissolved, this one does not get dissolved to make sure that in the case there are laws to be enacted, in the case there is other activity that needs to be done that is within the mandate of the Senate, it continues to make sure that that gap between elections and the gap between getting new senators does not impact on the governance of this country in terms of legislation. So principally, that's the reason why the Senate is not dissolved. It is a matter of making sure that there is continuity in terms of legislation, in terms of working with the executive, in terms of working with the judiciary. So it is a design, I think the legislators decided to make sure that we have continuity in terms of the governance of this country. And that explains why even now, the senators can meet, can sit, and decide or take decisions on what needs to be decided upon based on their mandate as the upper chamber, as we usually call it. So it's a question of continuity that explains why this Senate is not dissolved. Yeah, maybe in addition to that, we also know that some leaders are approved by the Senate. So whenever the cabinet appoints leaders of this country, at the high level, by the law, they have to be approved by the Senate. So I think in addition to what the Executive Secretary mentioned on the importance of not dissolving the Senate, but it also helps that continuity and making sure that other very important activities of the country are not stopped. So far, I think it is a good experience in Rwanda. In some countries, it might be done differently, but for us, I think it has been a good experience. And that's why we have some who are put in place after 1 year from the President's office and from the Forum of Political Parties. Gisobanuro twatanze nuko Sena idaseswa kandi hagomba kubaho continuity, hagomba kubaho abasigaramo kugira ngo imirimo ya Sena ya ngombwa ibikorwa mu gihe turimo gutegura amatora. So ntabwo ari bose 8 abashyirwaho na Perezida wa Repubulika ni 8, ariko 4 bashyirwaho batangira na manda n'abandi bakazaza nyuma
y'umwaka umwe. Nizere ko numvise ikibazo cyawe neza. Ikindi muri Kigali wavuze uti nukubera iki ari umwe, ngira ngo nkuko executive secretary yabisobanuye no mu ntara ntabwo bangana. Imbisobanuro cyabyo nuko bishingira ku mubare w'abaturage. Ni nkuko dutora bya byiciro by'abagore by'urubyiruko, muribuka yuko naho twagendaga tugira imibare itandukanye muri buri ntara, ariko bishingira ku mubare w'abaturage mu mujyi wa Kigali cyangwa mu ntara. Mugenzi wacu wo ku Gihe yabajije ati kandidatire zitemejwe zishobora kujurirwa, ku rukiko rw'ikirenga ntizijurirwa. Iyo tuteguye tugasuzuma, natwe tuba twagaragaje ibisabwa n'ibidasabwa, ibyuzuye n'ibituzuye, tukabishikiriza. Itegeko rivuga ko tubishyikiriza urukiko rw'ikirenga, ariko urukiko rw'ikirenga iyo rwamaze gusuzuma rukaduha urutonde, itegeko rivuga yuko turutangaza nk'uko rumeze, ntabwo rujuririrwa. Kandi byinshi iyo ubisuzumye biba byubahirije amategeko. Nta n'umwe muri abo bose beretswe ko batari ku rutonde. Ibisobanuro byatanzwe byari ibisobanuro byumvikana, ngira ngo executive secretary yabisobanuyeho. Icyambere, urebye abasabye ku mashuri makuru na za kaminuza, bivuga ko nibura aba ari umwarimu wungirije. So hari abo twari dufite badafite ibyo twita rank ya nibura at least associate professor. So icyo ngicyo ntacyo wakijuririraho. No uvuga ngo n'urwego uba warigiye ukaruhabwa. Iyo rero bagukuyeho kubera iyo mpamvu kandi kagaragazwa, ntacyo wajuririra kubera yuko ntiwasubira mu ishuri uwo munsi ngo ubone iyo mpamyabumenyi. Nta kintu na kimwe bashyiramo kitari cyo. Cya kabiri ni kijyanye n'ubunararibonye. Ruriya rwego nk'urwego rufata ibyemezo muri buriya buryo n'inshingano za Sena, kimwe mu bisabwa nuko abari nararibonye. Ubunararibonye rero ruba rubugaragarira muri CV yawe n'imirimo wakoze. Baranabisobanura neza, bakagaragaza ko uyu yavuyemo amashuri yarayafite, ariko ntabwo yujuje ibisabwa ku bunararibonye. Kuri abo ngabo n'abari mu mashuri makuru ya kaminuza ndetse ayigenga ndetse n'aya leta. Ariko kuri babandi 12 byo hasabwa kuba afite icyiciro cya mbere cya kaminuza n'ibindi bikurikiyeho, bya bindi by'ubunyangamugayo n'ibindi. Aho ngaho rero iyo uwo mwanya abo ngabo yakuwemo, bigaragaza n'impamvu yakuwemo, kandi koko nawe yabirebye asanga atari yujuje icyo cyasabwaga. Numva rero kuri urwo rwego ku rukiko rw'ikirenga ariyo mpamvu bagira iminsi ihagije yo gusuzuma. Iyo baduhaye rero uko biteganywa n'amategeko ntabwo bijuririrwa. Ngira ngo urwa Gasabo niba ikibazo nibyo Igisabo, ngira ngo nari namushubije. Okay, turabisubiraho nta kibazo. Mama rwa Gasabo bari babajije ati kuki ahandi bisa nkaho byoroshye. Sinzi aho waba ubihereye, ariko mu by'ukuri ntabwo buri rwego bisabwa bikurikije n'urwo rwego n'icyo amategeko yateganyije. Nkuko nabisobanuye, byinshi usanga binasa. Uretse ku rwego rw'amashuri makuru na kaminuza niho hiyongeraho bya bindi bya nibura ko aba ari umwarimu wungirije ufite bwa bumenyi kubera inshingano agiye kuzakora muri ruriya rwego. Ngira ngo executive secretary ari byo yasobanuyeho by'amategeko, kwemeza amategeko amwe namwe, ndetse no kubungabunga ya mahame remezo twagiye tuvuga. Twumva rero ko ibisabwa kuri uru rwego bijyanye n'urwo rwego, ku buryo nta ibyo duteganya ibiteganywa yuko bagomba gukora n'ibisabwa iyo amategeko ategurwa, byinshi usanga bijyana nabyo. N'abandi rero numva nta byoroshye. Ngira ngo amatora warayakurikiye y'abadepite, nayo ngira ngo ibyo basabwaga nabyo byari byinshi kandi byiza, bituma tugira abo bayobozi bakwiriye kujya muri iyo myanya. Reka ndeke executive secretary agira icyo yongeraho, hanyuma ndaza gusubira. Hari mugenzi wacu
wo muri RFI. I think if you can allow, maybe we can have an interview after this so that we don't stop the process in between, if it is okay for you. Otherwise, I'll go back and start again, but you'll have a good time with you. Reka duhere ndahimbere ku bya Edouard wo muri nyango n'urwa Gasabo igisabo yavuze abadepite ngo atemejwe ubushize nako batarahiye bari baratowe ariko ntibarahira aravuga ati se twakwizera gute ko n'abasenateri wenda bazatorwa nabo wenda atabaho ibintu nk'ibyo. Icyambere wenda twavuga ibiriya byabayeho biteganywa n'itegeko rigenga amatora ko nkuko dusubiye inyuma murabizi muri ariya amatora y'abadepite twari dufitemo ibyiciro bitandukanye. Hari icyiciro cy'abadepite 53 baturukaga ku malisiti y'imitwe ya politiki. Twari dufite imitwe ya politiki yatanze kandidatire itanga n'amalisiti yayo, hanyuma bitewe n'amajwi iyo mitwe ya politiki yabonye bihindukamo imyanya nyine bagombaga kubona mu nteko ishinga amategeko. Hashingiwe none kuri ariya malisiti bari baratanze, komisiyo y'amatora yo yatangaje amalisiti y'abantu bagombaga kujya mu nteko ishinga amategeko. Nanone itegeko rigateganya ko mu gihe bibaye ngombwa ko hari umuntu wari uri kuri ilisiti y'imitwe ya politiki yagombaga kujya mu nteko ishinga amategeko, ariko wa mutwe wa politiki ukabona ko bitakiri ngombwa bitewe nuko umutwe wa politiki ubona iyo listi yawo n'abayiriho, ko uwo mutwe wa politiki bimenyesha komisiyo y'igihugu y'amatora, ikamenyesha umudepite usimburwa n'umusimbura. Nanone uwo mutwe wa politiki ukamenyesha komisiyo y'igihugu y'amatora impamvu zibiteye. Kuri uru rwego rero wenda ibyo yarabajije banza hari n'undi wabibajije, komisiyo y'amatora yo itanga urutonde mu barahiza ishingiye ku rutonde imitwe ya politiki yagejejeho, inashingiye no ku majwi iyo mitwe ya politiki yabonye n'amalisiti iba yaratanze. Kuri kiriya rero uko byagenze none n'ibyo biteganywa n'itegeko, ngira ngo bari hafi kurahira, bwari buke ngo barahire, n'abadepite babiri baturuka mu mitwe ya politiki ibiri itandukanye. Iyo mitwe ya politiki ishingiye ku by'itegeko ribiyemerera yamenyesheje komisiyo y'amatora abadepite bagomba gusimbura bari bariho. Komisiyo nanone imenyesha urwego cyangwa inzego zari zifite mu nshingano zayo ibijyanye no kurahiza. Ibyakozwe rero n'igihe cyose bishobora gukorwa n'umuntu wamaze kujya mu nteko ishinga amategeko, mujya mubyumva. Hari abavamo ku mpamvu zabo bwite, hari abegura ku mpamvu zabo bwite. Nanone itegeko riteganya ko nubwo waba waramaze gutorwa, waragiye no mu nshingano zawe, bikagaragara ko ibyo watorewe udashobora kubyuzuza kubera impamvu zayo zose, cyangwa ukagaragaraho ubusembwa ubundi butagaragaye mbere, bigatuma wenda ujya mu nteko ishinga amategeko utaragombaga kujyamo, nanone bikagaragara umwanya wari wose itegeko riteganya ko ushobora kuva mu nteko ishinga amategeko cyangwa indi myanya yindi itorerwa. Hariya rero ho byagomba wenda byaya no kuba mu gutanga kandidatire, byaya kuba mu gutangaza kandidatire, byabaye rero kiriya gihe ubwo imitwe ya politiki niyo, kuko bari abanyapolitiki bari ku malisiti yabo, nibo barebye babona ko abo bantu badakwiye kujya mu nteko ishinga amategeko kubera wenda impamvu zamenyekanye nyuma y'amatora. Kandi nkuko nabivugaga, aho impamvu yari yose yamenyekanira, nubwo umuntu yaba yaramaze kujya mu mwanya we ashobora kuvamo bitewe n'ibyo amategeko ateganya. Nanone Edouard yavuze by'abasenateri ngo bashobora kuba bazwi. Buriya hari ibyo bita mu ndimi z'amahanga advantage of incumbency. Mbese niba ari amahirwe, niba hari umuntu usanzwe uri mu nteko ishinga amategeko, usanzwe ari umusenateri,
itegeko rimwemerera kuba yakongera kwiyamamaza, kuko itegeko riteganya ko umusenateri atorerwa ubu manda y'imyaka 5 ariko ishobora kongerwa. Niba rero asanzwe arimo ari umusenateri ashingiye kuri iryo tegeko akongera agatanga kandidatire, kuba abantu bamuzi nta kibazo kirimo, kuko asanzwe nyine ari umusenateri. Niba hari icyo arushije uriya munsi ugiye kuzamo, nta tegeko riba ryishwe, ahubwo biba bisigaye birekerwa abatora bakavuga bati uyu muntu nubwo yari umusenateri ashobora kongera agatora kubera ubushobozi wenda yagaragaje, cyangwa hashobora gutorwa undi. Ibyo rero ntabwo wabishyira ku mukandida, nta nubwo habishyira kuri komisiyo y'amatora, ahubwo ubwo ubirekera abatora akaba ari bo babikora, kandi nako bazabikora. Ni nayo mpamvu ubu harimo kwiyamamaza, naho ubundi nabo ntago bakagombye kuba biyamamaza. Kuba bazwi, kuba bari abasenateri, ubundi bakabaye batiyamamaza, ariko ubu nabo barimo barahatana n'abandi barimo bariyamamaza. So ikiro cyo kuvuga ngo barazwi cyangwa iki nta kiriho, kuko aya ni amatora mashya atandukanye n'ayabaye mu 2019. Impamvu urukiko rw'ikirenga ari rwo rwemeza abakandida, ndumva chairperson cyangwa president yabivuzeho, nanone bijyana n'urwo rwego urwo ari rwo rwego rutorerwa, bikajyana n'iby'amategeko ateganya. Urwego rwa Sena ngira ngo muraruzi, urwego inshingano zarwo, ibwo bijyana nyine n'abo bakandida n'abajyamo, bifitanye isano na bya bindi bisabwa twaroze tuvuga hano. Ubwo ni nayo mpamvu n'urukiko rw'ikirenga narwo arwo rwemeza ziriya kandidatire, bitewe n'urwo rwego rwo ari rwo abarugiyemo ariko n'inshingano zayo. Jean de Dieu nanone yagarutse kuri kiriya kibazo cyo kuvuga ngo kubera iki Sena idaseswa. Twe twabisobanuye, ariko hari inshingano ikomeye iri mu itegeko nshinga ndetse iri mu itegeko rigenga Sena, ko bari abasenateri Sena mu byo bashinzwe, mu kintu bakora bashinzwe ni ukubungabunga no kureba ko amahame remezo ari mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, ari mu ngingo ya 10, mu ngingo ya 10 y'itegeko nshinga, ari amahame remezo arimo. Sena mu nshingano zayo zikomeye ifite ni ukubungabunga ari amahame remezo no kureba ko ayo mahame remezo yubahirizwa n'inzego zitandukanye zigombye kuyubahiriza. Ayo mahame remezo rero ahoraho, ni yubahirizwa ryabyo nabyo bihoraho, nta gihe bigera ngo bihagarare. Niba tuvuga ubumwe bw'abanyarwanda, ni ikintu kiriho kigomba kubahirizwa buri gihe. Niba tuvuga guteza imbere amahame remezo ajyanye na demokarasi n'imiyoborere myiza, ibyo bigombye guhoraho. Niba harimo bijyanye n'uburinganire, ibyo bihoraho. Niba bivuga politiki ishingiye ku mashyaka menshi n'ibitekerezo bitandukanye, ni ihame rihoraho. Niyo mpamvu rero n'aba basenateri hagombye kuba bariho igihe icyo ari cyo cyose. Ni nayo mpamvu nk'uko perezida yabivugaga, hari abajyaho manda itangiye, nyuma y'umwaka hakajyaho abandi. Yavuze abonye kwa perezida wa Repubulika ashyiraho 4 manda itangiye, abandi 4 akabashyiraho umwaka umwe nyuma y'uko manda itangira. Hari abaturuka mu mitwe ya politiki, muri forum y'imitwe ya politiki 4, nabo 2 bashyirwaho manda itangiye, abandi bagashyirwaho hariho umwaka, kugira ngo hatazabaho igihe cy'icyuho hatari Sena. Noneho ya mahame remezo ntihabe hari urwego runaka rushinzwe kureba ko yubahirizwa nk'uko ari mu itegeko nshinga. Impamvu rero ikomeye ni twavuze continuity mu ndimi z'amahanga, ariko ni ukugira ngo ari amahame remezo cyane cyane agomba kubahirizwa no gushyirwa mu bikorwa igihe icyo cyose, habeho urwego nanone rugomba kubikurikirana igihe icyo cyose. Niyo mpamvu rero Sena itagiseswa, nk'uko n'ibyo biri mu itegeko nshinga nabyo bihoraho kandi bitagomba kuvamo. Ndumva aricyo nakongera ku byo twari twasobanuye. Ndumva ibyo nibyo byari byabajijwe, nibyo nongeraga ku byo nyakubahwa perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora yarasobanuye. Ibijyanye n'abakandida byasobanuwe, byo kujurira nabyo byasobanuwe. Ngira ngo
niba hari ikindi tutavuzeho twakivuga, hanyuma kijyanye na nura mugenzi wacu nk'uko perezida yarabivuze, turaza gushaka umwanya dukore interview one on one kugira ngo tujye no muri detail y'ibindi byose nibi turimo tuvuga ubanza ubuntu ubona ntago byumva, tuzaza gufata umwanya uhagije byose tubimunyuriremo. Kuba umunyarwanda uwo ari we wese ni uburenganzira bwe ku itora iryo ari ryo ryose kuba yakwiyamamaza agatorwa. Icya kabiri nuko hari inzego zisabwa gushyiraho ibyo asabwa zikaba zarabikoze. Icya gatatu nuko abo badepite baturutse mu mitwe ya politiki, imitwe ya politiki nayo twizera ko yakoze ibyo yagombaga gukora, sibyo kugeza aho turi kumwe. Nyuma yaho ngaho kuba hari umuntu uwo ari we wese mu kazi akariko kose niyo yaba atari uwatowe yagaragarwaho impamvu yatuma adakomeza n'uwo mwanya, nanone numva nta kibazo kibirimo, kuko ni muri rwa rwego rwa check and balance, ni muri rwa rwego rwo gukurikirana ko wa muntu mu nshingano arimo azikora ari wa muntu w'inyangamugayo. Ubwo bunyangamugayo bukurikiranwa igihe cyose mu bihe byose urimo gukora imirimo utarimo no kuyikora. Tukumva rero kuba hari abo twasabwe nka komisiyo y'igihugu y'amatora ko badakomeza rwa rugendo rwo kujya mu nteko kubera ko hari ibyo bashobora kuba bakurikiranwaho, ni mu rwego rwo kugira ngo abakomeza gukora iyo mirimo ikomeze bayikore koko bya bindi byose byarebwe ariko bimeze. Ayo makuru rero igihe cyari cyo cyose nk'uko executive secretary yabisobanuye, igihe cyose yabonekera, ari mu gihe cy'ibanze tangira kwakira kandidatire, ari hagati, ari nyuma amatora yararangiye, ari n'uyu munsi igihe bari mu nteko ishinga amategeko, umutwe wa politike ufite uburenganzira cyangwa urundi rwego rubishinzwe ruramutse rukumenyeho amakuru kanaka rugomba gukurikirana utari mu kazi, bafite uburenganzira bwo kuba babikurikirana. Nagira ngo rero iki gisobanuke yuko nta gitangaza kirimo, ni mu rwego rwo kubahiriza yuko ibisabwa umuntu kanaka kugira ngo ajye mu nshingano kanaka anakomeza zikore byubahirizwa, kandi dufite inzego zishinzwe kubikurikirana. Ikindi navuga nuko kuri abangaba rero b'abasenateri ntabwo tugiye gushyiraho iteka yuko niba byaraciye mu rukiko rw'ikirenga uwo muntu aramutse hari ikimugaragaweho atakurikirana. Twebwe twizera yuko igihe icyo ari cyo cyose umuntu aramutse hari icyo akurikiranwaho n'inzego zibishinzwe zishobora kumukurikirana niyo yaba yaremejwe n'urwego rwo ari rwo rwose. So muri makeya nuko urwego rwo ari rwose rukora inshingano zabyo ku makuru rufite uwo munsi, ariko hari andi makuru ashobora kuza ikindi gihe akaba ari ayo makuru yakurikiranwa, ukuri kwako kukagaragara, kutagaragara ubwo uwo muntu akaba abaye umwere. nta kuka rero yuko umuntu iyo amaze kujya mu nshingano kanaka cyangwa yaciye mu nzego kanaka ko adashobora gukurikirana, ndanga kukwemerera ibidashoboka. Ubundi icyo kibazo ntago cyangwa ibyo bibazo biri mu nshingano za komisiyo y'igihugu y'amatora kubera impamvu zikurikira, wenda nizo mperaho nasobanura ibyo warubajije. Icya mbere wavuze perezida n'abari aba vice perezida ba Sena uburyo batorwa. Icya mbere komisiyo y'amatora ntabwo ari yo iyobora ayo matora, niyo mpamvu nari ntangiye mvuga ko n'ibyo nabyo bitari mu nshingano za komisiyo y'igihugu y'amatora, ariko twese tuzi uko batorwa na bagenzi babo, bava muri bagenzi babo. Bano bazatorwa nabo perezida wa repubulika azashyiraho, nibo bajya hamwe bakitoramo perezida n'abari vice perezida babiri. Ayo matora ayoborwa mu buryo bwa Sena, hari abantu bashyirwaho bakayobora ayo matora nk'uko mwabonye perezida no mu nteko byagenze. Komisiyo y'amatora natwe turatumirwa, ntabwo tuba turi indorerezi, dutumirwa nk'abandi bose. Ayo matora ntabwo tuyayobora, ariko nuko bigenda, batorwa muri bagenzi babo kandi bagenzi babo ari bo babatora. Ibijyanye n'amashyaka nini mutanze ingero, nanone ibyo komisiyo y'amatora ntabwo ibijyamo,
nigeze kuvuga ko abasenateri batorwa ku giti cyabo, batorwa nta mitwe ya politiki cyangwa amashyaka ya politiki baturutsemo. Na Perezida wa Repubulika hashingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda bari 8 ashyiraho. Mu itegeko nshinga hari ibintu birimo ko agomba mu gihe agiye kubashyiraho, hari amahame agomba kwitaho. Ihame ry'uburinganire aryitaho Perezida wa Repubulika iyo agiye gushyiraho bariya. Nanone akita ku ihame ryo kureba ko iyi Sena ifite ishusho y'ibyo Abanyarwanda bifuza mu bijyanye n'imiterere y'abantu, kureba amateka, kureba abantu bashobora kuba barasigajwe inyuma n'amateka n'ibindi. Ntabwo yita ku bijyanye n'imitwe ya politiki abantu barimo. Mu itegeko nshinga ntabwo wabisangamo. N'ibyo yitaho kugira ngo ya mahame remezo twavuze ari mu itegeko nshinga mu ngingo ya 10 yubahirizwe. Perezida rero nawe ntabwo areba iby'imitwe ya politiki abantu baturutsemo, ahubwo areba ibishobora abashobora gushyiraho bakubahiriza za nshingano za Sena. Ni kimwe n'abandi batorwa twabibabwiye. Ubwo rero niba hageze igihe cyo gutora perezida, vice perezida, muzi ko ari 2, hagatorwa umuntu utari mu mutwe wa politiki cyangwa utazwi ko ari mu mutwe wa politiki, nta shyano riba ribaye, kuko n'ubundi bajya muri Sena ibyo bidashingiweho. Nanone baramutse batowe usanzwe ari mu mutwe wa politiki, asanzwe azwi mu mutwe wa politiki, nanone ntago bamutora nk'umuntu uhagarariye uwo mutwe wa politiki, bamutora nka perezida cyangwa vice perezida wa Sena, ndetse n'ibyo bakora ntago bashingira ku mitwe ya politiki. Niyo mpamvu n'inshingano zabo muri rusange zitandukanye n'iz'umutwe w'abadepite, kuko mu mutwe w'abadepite harimo abaturuka mu mitwe ya politiki by'umwihariko babandi 53. Numva icyo ari cyo twasobanura hano ku rwego rwacu nka Komisiyo y'Igihugu y'Amatora. Ibindi wenda mwazabikura muri Sena, nabo ngira ngo mujya muganira nabo. Murakoze. Wenda akantu gatoya nakongeraho nanone katari mu nshingano za NEC, ariko nk'Abanyarwanda tunakurikira imiyoborere y'igihugu ishingira ku bintu byinshi, cyane cyane iyo urebye amateka y'igihugu cyacu cyaciyemo. Ubuyobozi bw'igihugu mu nzego zitandukanye buba bufite ikintu gikomeye igihugu cyacu cyashyizeho, ni ikintu nakwita ibiganiro cyangwa dialogue, aho bashobora kureba impamvu zitandukanye bakubakiraho kugira ngo iyo miyoborere igende neza. Ahangaha hari ubwo habaho ubuyobozi kuganira bukareba ibikwiriye mu gihe kanaka mu miyoborere kanaka, ariko nk'uko executive yabivuze ibishingirwaho mu by'ukuri n'ibiriya yarasobanuye, ariko ibindi bijyanye n'uburyo igihugu kiyoborwa n'inzira cyacamo ku mpamvu zimwe cyangwa izindi, nk'uko yari yabisobanuye, Abanyarwanda baricara, ubuyobozi buricara rukabiganira, ariko n'inteko ubwazo mu gihe kanaka baricara bakaganira imiyoborere y'urwo rwego. Nta bitangaza biba birimo, ngira ngo ni ibisanzwe, ariko ibishingirwaho mu by'ukuri ni nk'ibi ngibi twari tubagejejeho. Tagira ngo mu izina rya Komisiyo y'Igihugu y'Amatora twongere tubashimire cyane kuri uyu mwanya, si ubwa mbere si n'ubwa nyuma. Twongere tubabwire ko ibiganiro mukora turabikurikirana, tugakuramo ibitekerezo bitandukanye, nk'uko natangiye mbivuga, bidufasha kugira ngo dukomeze kunoza uyu murimo w'Abanyarwanda, kuko ntabwo ari uwa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora gusa. Igikomeye twongere tubasabe gukurikirana icyiciro tugezeho kijyanye no kwiyamamaza. Ngira ngo abagiye bakurikira hirya no hino mwarabibonye ko bimeze neza, ko bishyushye, ko biryoshye, harimo imishinga itandukanye. Twakomeza twese, umuntu yatorwa cyangwa atatorwa, ndumva harimo byinshi Abanyarwanda bashobora kuvomamo byafasha muri politike, muri policy zitandukanye, cyangwa se no mu mishinga itandukanye. Ariko twebwe icyo dusaba nuko mudufasha kubikurikirana, mukabigeza ku Banyarwanda hirya no hino, bagakomeza kubikurikirana, bakumva iyo migabo n'imigambi. Noneho n'ikindi dusaba nuko inteko itora
izakomeza kudufasha kugira ngo igihe nikigera cy'amatora, twibutse ko amatora ari tariki 16 na 17, 16 kuri babandi 12 na 17 kuri babandi batorwa mu mashuri makuru na za kaminuza za leta ndetse n'abigenga. Turacyari kumwe rero mu bihe byiza by'amatora, kandi nk'uko twabivuze nyuma y'amatora y'ingenzi twari dufite muri uyu mwaka, tuzagira umwanya mwiza wo kwicarana namwe kugira ngo tuganire, tujye inama y'uburyo twakomeza kunoza neza amatora ari imbere, twakira ibitekerezo byiyongera ku byo mumaze igihe muduha mu biganiro ndetse no mu busesenguzi butandukanye dushimira cyane mukora, bifasha abanyarwanda kugira ngo iki gikorwa cy'imiyoborere myiza biciye mu matora gikomeze gitera intambwe. Turabashimiye rero, dukomeje kubaha ikaze muri NEC irakinguye igihe icyo ari cyo cyose, mugire umunsi mwiza.